terete nirukankaga metero 400. Hanyuma umukoci wacu yari umudage aratubwira ati rero buriya iyo wigeze kuba umukinnyi ugomba no kwiga kuba coach. Hanyuma nabyo turabyiga. Nyasetsa abantu rero nkababwira ngo kera ngo ninjya mu kiruhuko cy'izabukuru ngo nzakora ikipe ya atletisme, ninjya gukora recruitment nzahera hano. Umuntu ashobora gusirimba amasaha 2 umuhaye kwirukanka ngira ngo yakora ibitangaza, ariko ibyo no kwiganirira urugendo n'urujya mu ijuru. Haleluya. Mujye musirimbira Imana mwishimire, hanyuma ibindi zabyikorera. Amen. Turimo turiga gusibura amariba y'ubusabane cyangwa y'imibanire. Ejo nababwiye umurimo wa Yesu. Buriya rero ibintu bya Bibiliya biroroha cyane kubihuza byose. Uhereye mu isezerano rya kera hari amahame amwe nkuko natangiye mbabwira, iyo umaze kuyumva neza indi mibereho yose iroroha. Hari abantu bakubwira ngo Bibiliya iragoye kuyumva, nkabwira ntoya impamvu igora abantu kuyumva reka nyibasobanurire. Kamanze ndebe muri mwebwe abantu bizi imibare ariko yayindi hambaye. Reka mfatire daira abantu bose bize tronkome, ubwo hari imibare bize, kuko hari imibare ugeramo ugatangira gukomera. Noneho rero abanyeshuri babaswa, simvuga ngo ne kuvuga babaswa ubwo mbivuze nabi, abanyeshuri batumva imibare bagafata ibintu byose bakabifata mu mutwe, bavuga ati ngwino twigishe za probleme zose ziri mu gitabo n'izindi zose bashobora gutekereza. Wowe ukaza waba uzi uko babikora, ukaza ukabikora bakandukura, noneho bakabifata. Bagera mu kizamini bikabananira. Kubera iki? Baraje bakureba urimo kubikora bakumva byoroshye, ariko bo ntibigeze biga kubikora babyikoreye. Kuko burya imibare yose, ngira ngo imibare yakomeraga cyane mu mibare nize, imibare yangoraga cyane ni ibintu byitwa trigonometry. Trigonometry ifite amaformule nka 38, ariko yaragoranaga. Ariko bukeye nkagende nkabona ibi bintu birakomeye cyenda bwana, ariko reka manze mfata aya maformule numva uko akora. Nimara kumenya uko akora nibi nabyo bizoroha. Rero ibintu byose bigira amategeko abigenga, nibyo mu bwami bw'Imana. Kandi ikintu gishimishije cyo mu bwami bw'Imana cyo kigira amategeko make cyane, make gusa iyo umaze kuyafata ukayamenya. Icyambere narabibabwiye ni ukumenya Imana yawe. Hari umwana twavuze tuganira mu mwanya, yarafite ibintu bimugoye nyine, bimugoye. Arantelefona yambwiye ati pastor ndumva ndi deprime meze nabi ntuze kundeba. Araza turaganira nanjye ndamubwira ariko se uzi Imana? Ntabwo ari mu itorero ryaho, ariko naho mu itorero ryaho nsengera naho barahari naho kuko babana handi. Uzi Imana? Ati jewe ati ndiwo mu itorero runaka. Oya sinakubajije itorero usengera, munakubajije niba uzi Imana. Warakijijwe? Ati narabatijwe. No ya sinkubaze yewe niba warabatijwe, nakubajije niba warakijijwe. Abantu benshi rero buriya hari ibintu byibanze batazi. Icyambere kibanze batazi, ntibazi Imana yabo. Hayo bazi. Kuba mwana twicaye ndamubwira nise buriya uzi Yesu? Ati rwose pastor rwose Yesu ndamuzi, cyewe nakubwiye ko nakuriye mu itorero. Ukaba ufite iki kibazo kandi uzi Yesu? Kuko hari abantu bazi Yesu bumva tuvuga nyine mu rusengero ndetse bakanamuririmba, ariko batamuzi mu buzima bwabo bwa buri munsi. So ikintu cya ihame rya mbere ni ukumenya Imana. Murumva bitoroshyera? Icyo ni ihame rya mbere. Iyo umaze kuyimenya, bitatu bya kane by'ibibazo byose wari ufite biba birangiye. Ihame rya kabiri ni ukumenya icyo ubereye ku isi. Ukamenya ngo ntabwo uri mu isi uri accident iri aho ngaho gusa. Oya, hari ikintu Imana yagushyiriye mu isi, kandi icyo yagushyiriye mu isi nacyo kiroroshye kukimenya. Icya mbere nyine ni ukuyimenya. Icya kabiri nacyo cyoroshye nk'icyo ni ukuyimenyekanisha. Abantu bakubonye bakabona Imana, sibyo? Icya gatatu yagushyiriye mu isi ni ukubana n'abandi, ukabana n'abandi, ukabaho, hanyuma ukabana n'abandi, ukabafasha. Urumva ibyo bintu bitoroshye?
nushaka ikindi kintu Imana yadushyiriye ku isi ntacyo uzabona. Kandi ikintu kinejeje cyabyo, iyo ibyo umaze kubibona ukabisobanukirwa, ubuzima buraryoha. Nta kintu cyiza nko kubaho uzi Imana. Nta kintu cyiza nko kubaho ushaka kuyimenyekanisha ukayibwira abandi. Nta n'ikintu kiryoha noneho nko kubana n'abantu abeza n'ababi. Iyo mvuze abeza n'ababi kandi mwibuke ejo nabibabwiye, ntabwo ari amasura. Ngewe umuntu mubi nzi n'uvuga ibintu bibi, n'uhemuka. Uwo niyo yaba afite isura nziza aba ari mubi, kuko mu maso y'Imana ni mubi. Ubishake ubyemere nuko bimeze. Kumenya kubana n'abandi, warangiza ukabafasha kumenya Imana no kugenda nk'uko ishaka. Urumva bitoroshye? Ntabwo Imana ifite amategeko menshi, aya yaroroshye cyane. Iyo wamenye uko bikora rero, buri kintu cyose bakuzaniye ugishyira muri uwo murongo. Umuntu yakubwira ati ibyaha byananiye kubivamo, ukamenya ngo ubwo ibyaha byamunaniye kubivamo ntabwo azi Imana. Ngewe mvurisha umutumwa. Indwara zose zivurwa n'umutumwa. Umuntu azakubwira ati ubu ngubu nananiwe kuva mu busambanyi, ukamubwira ati wananiwe kuva mu busambanyi, uzi Yesu? Atari ko pastor Yesu ndamuzi wese, usambana utesa kureba. Agahita avuga ngo ngo ariko uzi ko ari byo. Byoroshye gutyo. Amen. Umuntu akakubwira ati jyewe abantu baranyanga. Abantu barakwanga. Kamaze ngo bazi ikibazo. Wese urabakunda. Kwa rwose ngo urumva nabakunda nte kandi banyanga, kandi Imana ikubwira ngo bakunde ukunde n'abakwanga, ahubwo icyo ukabugisize ku ruhande. Kuko ibintu byose iyo umaze kumva ari amategeko, usigarana iki? Kwiga kuyakoresha. Nababwiraga iby'imibare, hari igihe wazanaga formule bakazana ikibazo kikakunanira, wazareba ukabona nuko utitegereje ngo ubone yuko hari akantu gatoya gusa kari gahagije ngo ubone yuko ya formule niyo igategeka. Sibyo? Niba abantu bakwanga, hari abantu bicara kuvuga ati jyewe abantu baranyanga, uzabanza urebe niba ukunda, kuko ibyo biba nibyo usarura. Iyo biba urukundo uko waba usa kose, iyo biba urukundo abantu baragukunda pe, abantu bakagukunda gusa kuko barakureba bakabona wuzuye urukundo kandi bararukeneye. Niba ushaka ko abantu bagukunda, banza wige gukunda. Kuri iryo ni itegeko ry'Imana, ni ihame. Muri aya mategeko nababwiye ni make cyane, buriya amategeko agenga ibintu byo mu bwami bw'Imana ni make. Iyo wamenye Imana ubwo igenga ibisigaye byose, irakurinda, iragutunga, irakwigisha, ibyawe byose ubwo ibyitaho, ikakubwira ngo ibyo ntibiguhangayike, ibyo ni ibyanjye, wowe wita ku byawe, ibyanjye ubimparire. Amen. Ejo twabonye Yesu muri ibi bintu byo gusibura amariba y'imibanire. Uyu munsi natekereje navuga ngo reka ne gusimbuka, reka mbanze ndebe gusana imibanire nk'umurimo w'itorero, hanyuma ibindi mbishyire ku munsi wa nyuma. Hari ibyo nari nabasezeranije ntari bwigisha uyu munsi, nzigisha ejo. Kuko naritegereje nsanga ibi ngibi umaze kuvuga ibyo Yesu yakoze, ugomba no kwereka abantu yuko ibyo Yesu yakoze nibyo yasize abwiye abandi ngo bakore. Sibyo? Icyambere, Yesu yaje gusana ubusabane n'imibanire, twarabibonye ejo. Ariko hari ikintu kimwe mugomba kwitaho mukagisobanukirwa. Murabizi ubwo Yesu yari ku isi abantu bamusabaga ibintu. Hari umugabo umwe muri Luka 12 yaraje aramubwira ati ariko mwigisha mwiza, waza ukamfasha ukanyiranura na mwene data wanze kutugabana imigabane data yadusigiye. Sara muri waravuze wa mugabo we, ninde wangize umucamanza wa? Noneho abacira umugani, arababwira ngo hari umuntu w'umupfapfa ngo abwira umutima we ngo umutima wanjye urarye uhage wishime unezerwe kuko nakurundanirije ibintu byinshi. Ngo Imana iramubwira ngo ariko wowe uri umupfapfa, ngo iri joro ngo uramburwe ubugingo bwawe, ngo kuko ubugingo bw'umuntu ntibugirwa n'ubwinshi bw'ibintu bye. Abantu benshi rero ntibajya babona aho bihuriye. Umuntu aje kumubwira ati nkemurira ikibazo, mwene data yanze ko tugabana imigabane. Ni nkawe Yesu yamubwiye akamubwira ati rega ubundi niyo naza nkabagabanya iyo migabane, nkavuga ngo utware 1/2 cy'isambu nawe atwaye ikindi 2. N'ubundi mudahinduye umutima utegekwa n'ibintu muzongera mu bifi. Aramubwira atoya sindi bukosore
symptome, ikimenyetso cy'uburwayi, ahubwo reka nkubita umwotso aho uburwayi buherereye, kuko uburwayi mufite butuma mutagabana imigabane, mutagabana amasambu. Nuko mwibwira yuko ubugingo bw'umuntu bugengwa n'ibintu. Muzabona kenshi Yesu yajyaga bamubaza ikibazo, aho kugira ngo bari cyasubiza agasubiza ikindi, ukibwira ngo yatanye, ariko we arimo arakosoraho ibintu byapfiriye. Abayuda baramubonye bamugira impaka, ariko uyu mugabo ubu ntiyaba ari we Mesiya. Murabyibuka muri Yohana ibice 7. None se Mesiya naza muribwira ko azakora ibitangaza birenze ibyo uyu nguyu yakora? Abandi batoya. Mesiya yaza, aba Baroma bakaba bakitwivuga hejuru, kuko bari bazi ko Mesiya azaza, akaza agenda ku ifarasi, akaza afite inkota n'icumu, akarwanya Abaroma, bo bakamujya inyuma, noneho akabakura mu bubata bw'Abaroma. Ni nabyo ba Petero bibeshyagaho. Amaze kuzuka baramubwira ati se tudodesha amakote, iki nicyo gihe ugiye kuzana ubwami bwa Isirayeli tukima? Ahubwo atari ko mwe muhora mubaza ibibazo bitari byo. Timwebwe murindira ibyo data yasezeranije, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho mubaga wo kumpamya. Kuki Yesu atazanye ubwami kirya gihe? Nuko yari abizi neza yuko niyo azana ubwami abantu batihannye bari kongera bagakandamizanya. Buriya ntabwo abantu bajya babisobanukirwa, bari kongera bakabikora. Kuko hari igihe umuntu ahaguruka akabwira abantu ati ubu ngubu nje kubabohoza mbakure mu bubata. Ntabwo se mwagiye mubona mu bihugu byose ku isi? Reka mbaho urugero rufatika rw'ino minsi turimo. Mu 1919 intambara ya mbere y'isi irangiye, ibihugu byagiye hamwe baravuga ati turambiwe intambara, reka dushyireho icyo bise mu Cyongereza League of Nations, Société des Nations. Bagishyiraho, intego yacyo yari yo kubuza ko nta ntambara izongera kuba ku isi. Ngira ngo abize amateka murabizi, cyangwa abize bya politike. Hanyuma mu 1939 Hitler atangiza intambara yenda gusenya isi yose. Noneho intambara ya kabiri y'isi irangiye, bashyiraho icyo bita United Nations, ONU, Organisation des Nations Unies. Ibyo se ubusabane, si imibanire se? Ijyaho ugiye ku muryango wa ONU, hari icyapa cyanditseho amagambo yo muri Yesaya avuga ngo inkota zabo bazazicuramo impabuzo, ngo ibirwanisho byabo bazabicuramo amasuka. Banarahira yuko nta ntambara izongera kuba ku isi, kuko noneho isi yahuje umutima, bagiye kubuza abantu gukora intambara. Ubuso Burusiya ntibwateye Ukraine, ntibambo kurasa ibisasu se? Iryo sezerano bakoze wagira ngo ahubwo babwiye abantu ngo noneho twashyizeho ONU nimukora intambara, mucura intwaro ndetse mushyiremo n'iza kirimbuzi. Bavuze yuko intwaro zabo bazazicuramo amasuka, inkota bakazicuramo impabuzo, ariko noneho baracura intwaro za kirimbuzi z'uburyo bwose. Kandi ONU barayishyizeho. Kubera iki bimeze bityo? Icyatumye Yesu ajya ku musaraba nuko yari abizi neza yuko umunyabyaha ntashobora gutanga amahoro, kuko nawe ntayafite. Umunyabyaha, haleluya, umunyabyaha ntashobora gutanga amahoro, kuko Imana iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. N'imibanire myiza, ntabwo umunyabyaha ashobora kubana neza n'abandi, niyo wamuhendahenda. Kubera iki? Afite amahwa. Kera aho navukiye, erega abantu bo mu mujyi kubigisha burya biranagorana. Reka ndebe abantu bazi utunyamaswa twita ibinyogote. Hari umuntu uzi ikinyogote hano? Ikinyogote mumanike cyane turibe abantu bazi ibinyogote. Ibinyogote cyaba ikigabo cyaba ikigore bigira amahwa. Noneho aho twakuriye iwacu icyo gihe muri za 60 na abantu bataraba benshi cyane, habaga ibinyogote byinshi. Ibinyogote iwacu habaga ibinyogote
utabara. Ariko nkaba umwana ugira amatsiko, hanyuma gusa ibinyogote, nabonye utwana tw'ibinyogote tuba dufite amahwa, nabonye ibinyogote by'ibigabo bifite amahwa, n'ibinyogote by'ibigore bigira amahwa. Kiriya kinyogote ko mbona inka kugira ngo ibyare indi nka yurira inka, ikinyogote kugira ngo kibyare turiya tunyogote tundi gica hehe? Ko ikigore kiba gifite amahwa ku mugongo n'ikigabo kikagira amahwa bica hehe? Bigahora bingora. Nangiye kuba umuvuga butumwa ndavuga ariko urabizi, noneho inkuru y'ikinyogote ndayisobanukiwe, kuko burya ikinyogote gifite amahwa. Iyo giteye umujinya nibwo kiyabanga kikayarebesha hejuru kikakujomba, ariko kizi uko kibana n'ibindi binyogote, ariko bifite amahwa. Natwe rero dufite amahwa, buri muntu wese ariyaranja. Umugabo ufite amahwa akabana n'umugore ufite amahwa, aho kugira ngo bayakureho bakamenya uko babana nayo. Kabwira ati umugabo wanjye hari uburyo tubana, umugabo wanjye iyo afite ijambo ushaka kumubwira ngomba kumutegera ku isahani, iyo maze kumugaburira yahaze nzi uko mbimubwira, kuko agira amahwa ariko ukamenya uburyo ubana nayo. None wese akavuga ngo ya jye sinshaka ko mubana amahwa, ndashaka ko mubi byaremwe bishya, noneho mugashobora kubana neza. Haleluya. Niyo mpamvu batubwira ngo umuntu yari muri Kristo ahinduka icyaremwe gishya. Umva rero nkubwire mwene data urimo hano, waba mutoya waba mukuru, niba ugihandana ufite amahwa, hari ibyo utamenye kuri Yesu. Kandi hari abarokore mwene data mbabwire, hari abarokore bahanda, kubana nabo ugasanga n'umwitozo. Bafite amahwa, uvuga gatoya bakayashyira hejuru, wamusanga yabanza amahwa ukaza uyu si wa murokore wahoza asirimba, kwa sirimba se nabonaga ameze neza, byagenze bite? Afite amahwa. Icyo rero nicyo Yesu yaje gukora, kuko buri icyatumye Yesu ajya ku musaraba kugira ngo aducungure, kwari ukugira ngo aduhinduremo ibyaremwe bishya, noneho bishobora kubana. Haleluya. Ibi rero nyakubahwa Bishop mwatanze nk'inyigisho kuvuga ngo ni ugusibura amariba y'imibanire. Ntushobora gusibura amariba y'imibanire utapfuraguye amahwa y'ibinyogote. Niyo mpamvu twese dukeneye Yesu. Amen. Ukabanza ukaba icyaremwe gishya. Ngo kera inshira yabanaga n'ikinyabwoya, inshira zo Kameme murazizi, inzoka, inshira y'inzoka iyo irakaye ireba hejuru ikabanga amabinga, ukabona arangana n'impiri, kagucira tu, ikabana n'ikinyabwoya kuko byombi barabyanga. Ikinyabwoya murakizi, icyo hano mu mujyi birahaba. Noneho ngo umunsi umwe ikinyabwoya kibwira inshira, kirabwira tumva rero nkubwire my friend nshira, ndambiwe inkoni, ndambiwe imigeri y'abana n'iy'abagore n'iy'abagabo, ndashaka kujya kubaza Imana yandemye, kuki wandemye ifite amahwa kandi igomba kumpindurira. Ikinyabwoya kiragenda gisanga Imana, kirabwira tumva rero Mana warandemye, ariko uburyo wandemye abantu baranyanga, none ndashaka kumpindurira. Imana irakibwira ati ndaguhindurira rwose. Igiha kukuntu akantu kameze nk'ipamba, iragira ngo ugende wiseseke muri aka kantu, ugumemo iminsi 21, ku munsi wa 22 uzasohoka kuri icyaremwe gishya. Ikinyabwoya gitahana kukuntu, kiraza kibwira inshira kiti rero ngiye mvuye gucurisha, Imana impaye umuti ngiye kuwugerageza uzabureba. Kiraza kijya muri kukuntu, nyuma y'iminsi 21 hasohokanyemo ikinyugunyugu. Mujya mubona ibinyugunyugu biguruka, burya biva mu binyabwoya, babyita metamorphose. Kiraza gikora metamorphose, gisohokamo kiguruka gifite amabara. Abana bakibonye ngo yongo mbega akantu keza kari hano, abagore bakibonye bati yote mbega akantu keza kari hano, bose barahurura baza kugikomera amashyi. Kirataha kibwira inshira kiturabizi wa muturakora, nanyuzaho nanyuze hose abana barahurura baza kundeba, abagore barahurura ati kandi nta numwe wigeze antera mu buyi cyangwa nkubita inkoni. Inshira ireba deja uri umupfapfa. N'inyoni se wazibajije zizakurya sampuru buri. Ukize inkoni z'abana, ukize n'iz'abagore, ariko ntabwo uzakira iminwa y'inyoni.
kandi burya cyagiye wari wagiye nanjye kame munabitekerejeho, ahubwo jye naguza amavuta unsigiririze unogereze neza, usige rwose ndabagirane. Ikinyugunyugu kijyaho kirasiga kirakurungira neza, inzoka irameremeta ineza irarabagirana, irasohoka rero yarimbye iti pyo umwana ati dore inzoka we, umugore ati dore umure hano hari inzoka, isubira mu mwoyo ati gihe bari wanyishe. Kinyabwoya kirayibwira ati ariko shaka nkubwire, nanjye nari kubikubwira utaranasohoka, uretse kurabagirana uracyari inzoka, uragenda nk'inzoka, urikurura nk'inzoka, imikaka ni y'inzoka, bwa bumara uracyabujunditse. Abantu benshi rero nuko twabagize, twabateye amazi menshi cyangwa make, barajandama basohoka bitwa amazina, ariko baracyajunditse ubumara, ntabwo babaye ibyaremwe bishya. Iki rero nicyo mbabwira uyu mugoroba ngo mubitekerezeho. Ejo twarabyize ubwo yari samari y'ibyo twize ejo. Umurimo Yesu yaje gukora, yaje kugira ngo duhindure ibyaremwe bishya, abari ibinyabwoya bahindure baveho amahwa, babe ibinyugunyugu base neza. Nubwo yuba neza, nigeze kubwira abantu ngiye sinshaka gusaza nk'urwagwa. Urwagwa rutangira ruryoshye rukagenda rusharira. Umuntu umwe arambwira ati shahu ni wihaguze ibyo byo gusaza nk'urwagwa, ngo no gusaza nk'umuneke, ati bazakurya. Ti muri isi y'ameza amenyo ugomba kwihagararaho, iyo utihagazeho baragutondagira, iyo utihagazeho abantu Bishop ntiyarabitubwiye. Umugabo wateguriye umugore ropa nziza, araza aramureba aramukana, dereze ko nkwereka ropa ho kankanurira, ati batwize ko tugomba gukanura, arakayagukanurira nyine kwihagararaho. Ubu ni kwisi twigishira kubwira ngo ugomba kwihagararaho, ukabinyarigenge, ukamenya kubeshya, ukamenya kuri manganya. Yesu akavuga ngo ya suko nguko muzabana. Uwo ni umurimo Yesu yaje gukora, ariko reka nihute nge noneho ku murimo yasigiye itorero. Murabizi buriya nimureba neza abasoma muri Bibiliya, murebe Matayo 28 gusibura amariba y'imibanire. Matayo 28 umurongo wa 18, Yesu amaze kuzuka abwira abigishwa be, yaravuga ati rero ubu ngubu nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Haleluya. Ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Kubera izo mpamvu mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye. Haleluya. Buriya ntabwo iri jambo twaryumvise neza, ntabwo guhindura abantu abigishwa ba Yesu ari ukubabatiza. Nibyo nabazaga uwo mwana nababwiye, wigeze wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, wigeze uhinduka icyaremwe? Ati jye narabatijwe nawe. Si ibyo nkubaza. Ntabwo Yesu yatutumye kubatiza abantu. Mbere yo kubabatiza tugomba kubanza tukabahindura abigishwa. Kandi iyo wavuze umwigishwa wa Yesu yatubwiye ko azabasa, yaravuze ngo birahagije yuko umwigishwa asa n'umwigisha. Mu yandi magambo icyo Yesu yadutumye gukora nuku produiza, nuku foruma, nuku sohora abantu basa na Yesu, fotokopi za Yesu kwisi, conforme basa na Yesu. Haleluya. Kuko umuntu usa na Yesu, ariko umugabo usa na Yesu mwamukurahe? Uraze ko nigeze kubaza abagore, ndavuga ntiwakwifuza, ninde wari kwifuza kugira umugabo usa na Yesu? Abagore bose baramanika. Ntabwo muzi ibyo muvuga. Umugabo umeze nka Yesu wamushobora se? Yesu wagiye mu birori akicara kwa Simoni w'umufarisayo, arambura ikirenge kuko we imibanire niyo yari arimo, yakundaga n'abadakundwa. Indaya iraza ijya kuri bya birenge ishyiraho amarira, irangije ishyiraho umusatsi, irangije kubitaho umunwa irabisoma. Mama Bishop, ko rwose ndabizi uri umurokore wajyanye na Bishop kwa Bishop runaka, indaya ikaza ikajya ku birenge bya Bishop ikabihanaguza umusatsi,
igashyiraho n'amarira wenda igasigaho n'amavuta. Bishopu akabyinjoyinga cyane akavuga ihindukiza ushyire no hino. Nawe ubwiye mudamu arabwata ati karukiriza aho ngaho ati ari umugabo wanjye ati hari gupfa umuntu. Kubera ko imibanire ibi bintu tuvuga ngo gusibura amariba y'imibanire ni imibanire yo mu bwami bw'Imana kandi igoye, ni imibanire itari mu rwikekwe, ni imibanire aho umugabo ashobora kwizera, umugore ashobora kwizera umugabo warambuye ikirenge indaya ikagishyiraho umusatsi, kuko avuga ati iyi ndaya nayo dukeneye kuyigarura hano mu bwami bw'Imana igahinduka. Ariko twebwe ntisinzababeshye, ntabwo byoroshye, kuko Yesu yaravuze ngo tugende duhindura abantu baba bigishwa. Ni ukuvuga ngo ni abantu basa nawe, ni abantu babana nk'uko yabanaga, ni abantu bakunda, bagakunda n'abadakunda, bagakunda n'abadakunditse, bagakunda n'abatiteguye gukundwa. Kandi barahari, hari abantu bagoye gukunda, abo nita babarushya hamba. Kera nanjye nabaga muri bo. Burya abantu bagoye gukunda, kera nkunda gutanga iyo nkuru, niga mu seminari, burya hari abantu bihagararaho cyane. Kubana n'abantu bihagararaho biragorana. Noneho twajyaga gukora siporo, twe mu seminari twambaraga amakabutura. Noneho hari ibintu bya bare fixe twakoraga ni muri siporo, ndagenda njya kuri bare fixe, hanyuma nkoze kiribite, ngira ngo nari ntangiye kubyibuha gatoya, ikabutura yangira cika hano inyuma. Noneho nkozeho numva kuva hano kugera hano kwitako numva haragaragara. Noneho nditunganya neza nkurura ishati, hanyuma tuzamutse nzamuka nashyizeho ikiganza gutya. Ariko umwe mu bapadiri batwigishaga aba yambonye yuko ikabutura yaturitse, hanyuma araza aranyegera arambwira ati tujyane mu biro byanjye. Turagenda tujya mu biro bye, arambwira ati se ati ikabutura yawe ntiyacitse. Ati se ati urabigenza gute? Ni buriya nzayijyana kwa maseri bateremo ikiremo, nitujya muri vacances nzagaruka naraguze indi. Ati se waguha amafaranga ntugombere guteza ikiremo ukagura ipantaro ye. Rero kubera kwirarira cyane nangaga ikintu cyitwa ubufasha. Numvaga gufashwa umuntu aba gucishijemo ijisho, ndetse akumva yuko uri n'umukene, kandi padiri yarabizi nari umwana w'imfubyi. Atoya amafaranga nshobora kuyaguha nturindire kujya muri vacances wambaye ipantaro yacitse ku kabuno. Nawe ni padiri byihorere rwose, byikugora, byikurushya, sinkunda kuruhanya. Badakunda kuruhanya muraho. Hari abantu bicara akaba yanazanapfira no mu nzu. Ubu twasenganye kandi abizi neza ko ari butaha karara ubusa, ntanatinyuke ngo bijya ko nta muntu wamfasha ngo ampe n'umuceri ngaburira abana ngo batancisha mu ijisho. Abatinya gucishwa mu ijisho ndabatahije. Noneho padiri arambwira, yararangije arambwira ati turabizi ntiyatereka tubireke. Atariko nkwigisha isomo, ujye ureka abantu bagukunde. Ujye ugira ute? Ujye ureka abantu bagukunde. Hari abantu bagorana no kubakunda bikagorana. Hello. Rero icyatumye Yesu aza, buri icyatumaga Yesu areka indaya ikamujya ku birenge ikabihanaguza umusatsi, yaravuga ngo ka oya ni mureke hanaguzeho umusatsi kuko nicyo yabonye. Mureke nkunde. Muri bukari n'umugore wamusutseho amavuta. Yuda yabara mu mutwe, ataya amavuta barayangije, twari kuyagurisha tugakuramo idenari yo 300 tukazifashisha abakene umwaka wose. Ese aramubwira ati ariko se Yuda, ibyo byihorere, angiriye neza, asigiye umubiri wanjye guhambwa, kandi abakene muzabahorana, muzabafashe. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane tugomba kumva. Gusa na Yesu ni ukumenya gukunda. Gusa na Yesu ni no kumenya gukundwa, ukabyakira abantu bakagukunda. Ntiwirarire, ntiwihagarareho, ukareka abantu bakagukunda. Byaba ngombwa ukeneye no gukundwa ukabivuga. Rwose hari abana njya nkunda cyane ku rusengero.
umwana umwe yarambwiye ati pastor tumaze kumera imvi atujye twemerera tuguhobere. Ubundi giye kumuhobera biragoye. Sinavuge ko ngoye. Ubundi mu bantu badahoberwa mbamo. Ari meze nka barafu. Kubera ko numvaga ngomba kwirinda abantu baguhobera. Hari umwana ati ubu ngubu kusigaye meze nka sogokuru. Wagiye reka tukaguhobera rwose. Hari abana tuba dukeneye affection. Ndavuga nti ibyo nabyo. Uje muza rwose nzajya ntega amaboko. Muze muhobere nanjye mbahobere. Ariko ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Hari abantu no kurekura affection ukayitanga bitoroshye. Kandi utari umuntu mubundi numva ndi umuntu mwiza. Ariko hari ibintu byangiyemo byampambiriye. Ubu rero Yesu yaje kutwereka aratubwira ngo reka mbereke umwigishwa wanjye ukwasa. Arakunda yarangiza akareka agakundwa. Akaba easy. Akaba umuntu woroshye kumwegera. Ngaho namwe ni murondore. Hari abagabo babarushye hamba. Abagore niyo yamutekera neza atajya amenya kumubwira ngo wakoze. Oya kuko we no gutanga affection biramugora. Hariho yewe no kuzavugisha umugore neza. Yumva ari nko gukubitwa inkoni. Ariko hari ibintu tugomba kwiga. Tugomba kureka tugakunda, twarangiza tugakundwa. Kuko ibyo ni principe zo mu bwami bw'Imana. Hari abakubwira ngo imico yacu nitwemerera uzi ko muri Afrika dufite ikibazo gikomeye cyane. Hari abana barinda bakura nta mubyeyi uramuhobera. Cyane cyane twebwe abapapa. Abapapa ntituzi gutanga affection kuko batwigishije kuba ikibuye. Kaburi hariya gusa ucecetse ujunjamye. No touch. Hari indirimbo sinzi abayiririmbaga, sinzi abaririmbaga iyo ndirimbo ariko nkunda ibamo akavirise kamwe. Njya nkunda kubera abakristo ni muzaririmba iyi ndirimbo. Yararimba ngo I am a rock. Haruzi iyo melody. I am a rock. Ngo ndi urutare. Hari akantu kamwe ravuga ngo I touch no one touches me. I touch no one touches me. I am a rock. Usanga rero abantu benshi barakubwira ngo uwo niwe mugabo. Umugabo who is a rock. I touch no one touches me. Nta muntu nkoraho nta nunkoraho. Uwo ntabwo ari mu bwami bwa Yesu. Haro murankurikira. Kuko Yesu yaje kutwigisha ukuntu uba umuntu ukunda warangiza ugakundwa. Niyo mpamvu wabonaga Yesu rwose yagendaga mu bantu bose akabareka bakamwegera, abamuririraho bakarira, abamusiga amavuta bakayamusiga, abamugaburira akabirya. Kubera iki? Yigaga gukunda, nako yarazi gukunda akamenya no gukundwa. It's a two-way street. Hari abantu tuzi gukunda ariko tutazi kureka ngo dukundwe, including me. Nanjye mba muri abo ngabo. Ubundi rwose gutanga service, kugirira neza abantu. Uwamisi yose ngo nyitegeke ahubwo isi yose yamera neza. Ariko kureka abantu nanjye bakangirira neza bijya bingora. Ko ndi muri wabarushye hambo. Bene abo bantu nyine bumva kuki ugomba kunyitaho. Cyureka bakwiteho. Wicara umuntu nateka ibiryo rwose ubirye nurangiza ubinezererwa nabibone yuko umuntu wambwiye ngo ari gutangiye kubyibana nangiye kunezererwa ubuzima nkuze. Ukicara nyine umugore yateka ukarya akabona kunezerewe nyine wabikunze. Icyo Yesu yadutumye gukora ubwo yavuga ngo mugende muhindura abantu abigishwa kuvuga ngo mukora abantu basa nanjye. Namba 2 nimumara gukora abantu basa nanjye mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Bivuga ngo mubinjize mu muryango w'Imana baba bavandimwe. Bayovuga ngo abangaba twabatijwe mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Twinjire mu muryango w'Imana. Icya gatatu mujye mubasubiriramo ibyo nabigishije. Mu yandi magambo mubibashimangiremo, mwongere mubishimangiremo. Umva Bishop, amariba ntuzayasibura mu cyumweru kimwe, azongera sibe. Nababwiye ko jewe navukiye ahantu twajyaga dusibura amariba, twari nabaswa. Uzi ko bari bwo mbitekereza navuga ko kitwara abaswa. Uzi ko nabyitegereje buryo uko umuntu agenda kura. Twagiraga amariba mu kabande. Noneho imvura yagwa ikazi karundamo ibyondo. Buri ki mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi twabaga dusibura amariba.
ejo bundi niho nabitegereje ngo kuki tutari twarakoze nk'abayisiraheli ngo twubakira amariba noneho dushyireho akantu k'agakuta kazengurutse imvura nigwa amazi ye kujya ajya mu iriba ryacu. Imbaraga twakoreshaga dusibura amariba ntizanganaga nizo byari kudutwara kuyazitira kuyarinda, ntawe wigeze abitekereza. Ariko nenda kubabwira ngo niba mugiye gusibura amariba mwibuke yuko n'inyoni zizaza zigwemo n'ibiti bizajyamo, amariba agomba guhora asiburwa. Mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose, mujye mubasubiriramo, mwongere mubasubiriremo, mwongere mubasubiriremo, mwongere mubasubiriremo kugeza igihe bazasazira babigenderamo. Haleluya. Iki rero iyo umaze kucyumva nibyo nababwiraga, life becomes easy and simple. Ubuzima buroroha. Abakurikiye Yesu nibyo nababwiraga, umurimo itorero ryasigiwe, nta yindi nyigisho bigishije uretse iyo ngiyo. Buriya nkunda uburyo Paulo yandika. Muzasoma inzandiko za Paulo mwitonze, muzabona yuko arabanza akavuga ngo dore ibyo Yesu yadukoreye, dore abo yatugizeho. Biba biri muri indicative ngo nuko araza araducungura, aduhindurana bashya nawe, atwicaranya nawe mu hantu ho mu ijuru. Iyo amaze kuvuga ibyo Yesu yatugize byo, ajya mu cyo nita imperative, akavuga ngo noneho kubera izo mpamvu mujye mwitwara mutya, mujye mukora mutya, mujye mugenza mutya, mugende mutya, mugende mutya, mugende mutya. Reka dufate urugero rumwe. Mufate urwandiko Paulo yandikiye, reka mpere ku Befeso. Abefeso buriya urwandiko rw'Abefeso njya ndwita urwandiko rw'imibanire. Igice cya mbere cy'Abefeso Paulo atangira avuga ubumwe bwacu n'Imana, akavuga ngo Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Igice cya mbere umurongo wa 3, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yo se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Bivuga ngo ibyo turimo gukora ubu ngubu Imana yabiteguye isi itari yaremwa. So ubwami bw'Imana bwashyizweho mbere y'uko isi iremwa. Natwe ubwacu yari dufite mu bitekerezo bya mbere y'uko irema isi, iradutoranya. Ariko mujye mubitekereza kumva Imana yaradutoranije na mbere y'uko iturema, ikaturema ibizi yuko tuzayikurikira, tuzayiramya, tuzayisirimbira, tuzayivugira. Ngo noneho kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Icyo gice cyose muze kugisoma kuko ubwo nabangiye gukora indi nyigisho kuri iki gice, ariko sicyo ngamije. Igice cya mbere aravuga ngo twebwe Imana yatugize umwe nayo muri Yesu Kristo, irangije umurongo wa 13 ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera. Twizeye Imana ku bwa Yesu Kristo, idushyiraho stamp, idushyiraho ikimenyetso kivuga ngo aba nabanjye bari made in heaven. Ashyiraho ikimenyetso cy'ubuziranenge. Haleluya. Noneho urumva iki ngiki kirangiye aravuga ngo noneho mu gice cya kabiri akavuga ngo iyo twamaze kujya muri Kristo tukagirana ubumwe n'Imana. Mu gice cya kabiri akavuga ngo kandi namwe b'abanyamahanga kera mwari kure, ubu yabigije hafi kubw'umusaraba, namwe mu bumwe natwe, ngo kugira ngo twegerane twubakanwe tube inzimwe ibabwamo n'Imana. Bivuga ngo amahanga yose agiye mu busabane bw'abana b'Imana. Niyo mpamvu rero natangiye mbabwira biriya bya UN. Abariko UN abantu barishukaga bakibwira ko bazubaka amahoro abantu bakiri abanyabyaha. Gashwe ibi kibikwereka ko badashobora no kubishobora. Ubu mugabo witwa Vladimir Putin yaravuze ati ibyo ari byo byose nibitseho ibitwaro bya kirimbuzi, nimukopfora ndabakubita mwese twese turimbukane. None bose batangiye ariko buriya mujya mukurikira, Ukraine yishyize mu kaga ngo ishaka kwifatanya n'abanyaburayi, yanditse application isaba kuba member y'abanyaburayi. Badura ngo ati ibi ngiye ubyitondemo, bitwara imyaka myinshi kugira ngo tukwakire. Buryo uzi impamvu icyatumye Putin atangira iriya ntambara nuko yangaga yuko Ukraine ijya mu banyaburayi na NATO bakayegera, ko ni ikinyabwoya. Sibyo? Ikinyabwoya ni inciro. Ati nibanyegera ndaruma.
kandi nabo ni ngibyo ngibyo. None umuntu akakubwira ngo tujye hamwe dukore United Nations, umunyabyaha utarakuyeho amahwa ye n'ubumara mu matama ntashobora kuzana amahoro, kuko niyo yagusezeranya ko azakurwanirira mutangira kurwana bakajya muri deliberation, ariko ngo nimureke twiga ibihano tuzaha bariya abantu bazajya gufata icyemezo Uburusiya bwaramaze gufata Ukraine. Nkuko mu Rwanda bagiye mu mpaka zo kuvuga ngo ariko ngo mu Rwanda ngo biriya birimo kuba ngo ni intambara, ngo ni genocide, ngo no kwisubiranamo kwa moko, bajya impaka bagiye gufata icyemezo. FPR yarangije ibibazo haciyeho amezi 3 ubwo twaratangiye gusana, abari bwo bafata icyemezo ko mu Rwanda habaye genocide nyuma yuko byose birangira. Kubera iki? Isi ntabwo ishobora kuzana amahoro igifite ubumara n'amahoro. Niyo mpamvu Paulo aravuga ngo niba mushaka United Nations izagira umumaro muhagarare munsi y'umusaraba, kuko aravuga mu gice cya 2 umurongo wa 11 ngo nuko mwibuke ko kera mwebwe abanyamahanga mu kumubiri aba bakebwe n'intoki ku mubiri bitaga batakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubwisirayeli, mutagira ibyiringiro, mutagira Imana. Ariko iyo ugeze hepfo 19 akavuga ngo nuko rero ntimukira abashyitsi n'abasuhuki, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse murawo mu nzu y'Imana. Kuko ahandi yari yavuze ngo yatugize umwe amaze kwicisha umusaraba we, ubwanzi bwari hagati yacu butugabanya. Uko rero niko ducukura amariba, niko dusana, niko dusukura, niko dusubizaho amariba y'ubusabane. Ntabwo uzagarura amariba y'ubusabane udahagaritse abantu munsi y'umusaraba. Munsi y'umusaraba niho abantu bahagarara, uwakoze ibyaha kumva yababariwe n'uwabikorewe kumva yababarira, noneho bagahoberana kubera umusaraba wa Kristo. Naho ubundi isi yari ibeshye igendera kuri rega, burya turi mu bwami bw'Abaroma. Abaroma, ingoma y'Abaroma yavuyeho ariko imitekerereze yabo ntiyavaho, kuko Abaroma mu mitekerereze yabo baravugaga ngo civis pacem para bellum, ngo niba ushaka amahoro tegura intambara. Uko ni kwisi tekereza. Ariko Yesu akabwira ngo niba ushaka amahoro kizwa, ko nta mahoro y'umunyabyaha. Igice cya 3 Paulo icya 2 n'icya 3 akomerezaho. Noneho mu gice cya 4 akavuga ati kandi ubumwe bwacu, ubusabane bwacu, gukundana kwacu bigomba no kujyana no mu myizerere yacu. Akavuga ngo nuko ndabinginga jewe imbohe y'umwami Yesu, icyo ni igice cya 4 umurongo wa 1, mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana. Hanyuma akavuga ngo hariho umurongo wa 4, hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nkuko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu, hariho n'umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe, hariho Imana imwe ariyo data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Iyi niyo principe ibyara ubusabane nyakuri. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe, ni data wa twese. Reka mbabwire ikintu, jewe ndongora Imana yangiriye neza, buriya ndi umunyamugisha. Imana najyaga nyibwira nti rero Mana, uzi ibyo nkunda, uzi n'ibyo nanga. Nigeze kubibabwira hano, jewe uzandinde umugore umunyamahane, uzandinde umugore ukoze isoni, umusinzi kandi umusambanyi. Imana irampindukira irambwira ngo ariko ubundi kurimo kunsaba umugore mwiza, wowe uri umuhungu nashyingira. Mbere yuko umbwira ngo ni nk'umugore mwiza, banza umbwire niba uri umuhungu nashyingira. Noneho ntangira gushakisha, kubera ko yampaye ikintu yambwira ngo jewe abo bakobwa ushaka ni abakobwa banjye, we wambera umukwe. Numva bibaye challenge. Ngiye kuba umukwe w'Imana, ndi umwana w'Imana, ngiye no kuba umukwe wayo. It's very dangerous. Uzi gukubita umwana asa kureba, uzi kwicisha umwana inzara aguhagaze hejuru. Buriya abarokore benshi nta Mana bazi, ko nahoze mbabwira. Kuko iyo dufite kwizera kumwe, aravuga ngo mujye mwibuka ko niba mufite kwizera kumwe, mufite na so umwe umwijuru. Haleluya. So iki rero nicyo cyubaka ubusabane nyakuri. Ukicara ukavuga ngo uyu mugore ni umugore wanjye. Aburahamu yabibwiye Farawo, aramubwira ngo uyu nguyu ni mushiki wanjye. Burya nicyo bishaka kuvuga. Uyu mugore
ni umugore wanjye ariko ni na mushiki wanjye muri Kristo. So mu yandi magambo dusangiye data, sinshobora kumuhemukira. Icyo nicyo gituma umuntu abana n'umugore bakagirana amahoro. Ikintu gitangaje, ushobora kubona abagabo bakunda bashiki babo cyane, ntibakunda abagore babo nkuko bakunda bashiki babo. Nababwira ngo se ubwo uzi ko wibeshye, ubushiki bwo mu mubiri wabuhaye agaciro kuruta ubushiki bwo muri Kristo. Haleluya. Ndabona nabakonjesheje ariko cyangwa murimo murahishurirwa. Niko murimo murahishurirwa. Hari ikintu gikomeye cyane kuko ubusabane bwacu naho buzubakirwa. Buriya n'abanyabyaha, muribuka Yesu aca umugani w'umwana w'ikirara. Burya do you know, umugani w'umwana w'ikirara ntabwo ari umugani w'umwana w'ikirara. Nta nubwo ari n'umupapa w'imbabazi. Umugani w'umwana w'ikirara ni umugani w'umuvandimwe udakunda. Kuko abafarisayo n'abanditsi bari barimo kumubwira ngo ariko wowe ngo usangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Abacira umugani. Arabwira ngo umubyeyi yari afite abana babiri, umwe yari ikirara, afata ibintu byasa ajya kubyaya, mukuru waguma kwase, ariko he didn't care. Noneho murumuna we yagarutse ngo mukuru waragira umujinya ararakara, ngo Sara yenda aramubwira ati se uyu murumuna wawe yari yapfa, kandi wumve n'ijambo yakoresheje ngo uyu muhungu wawe ukagira ngo yamubyaye ahandi. So ntashaka kwemera ko bava indimwe, ngo yaragiye yayibyawe, ngo none aragarutse umukoreshereza umunsi mukuru. Aramubwira ati uyu mwene so, uyu murumuna wawe yari yapfuye none yazutse, twe gukora umunsi mukuru. Burya uriya mugani now it's not about the father, it's not about the prodigal son nubwo ariko babyise, it's about the first born, mukuru we udakunda. Buri ikidutera kujya kubwiriza ubutumwa, umva, ikigomba kudutera kujya kubwiriza ubutumwa, Imana ndavuga umva ko nababyaye nkaba narabagaruye mu rugo, mukaba mureba biriya birara byose biri hanze mwagiye kubinzanira, nabyo bikaza mu rugo. Haleluya. Kuko niko bikora. Nimureba uru rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, aravuga ngo dusangiye kwizera kumwe, dusangiye umwami umwe, dusangiye umwuka umwe. Kubera izo mpamvu tujye tubana neza. Sibyo? Niyo mpamvu arangiza ku murongo wa 17 w'icyo gice akavuga ngo nicyo gituma, that's why, maze kubumvisha ibi byose, yuko dufitanye ubusabane n'Imana yadushyizeho n'ikimenyetso cy'umwuka, yuko n'abari abanyamahanga yabinjije muri Kristo kubw'umusaraba, yuko dufite kwizera kumwe, tukaba dufite umubyeyi. Nicyo gituma babwira ngo ibi mubireke. Nkabi 17 murayifite ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bitafite bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Kristo, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma. Sibyo? Aravuga ngo ubwo mwamenye Kristo mukamenya ko muri abana b'Imana, ibi ngibi mubyiyambure. Mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Abagabo babeshya abagore cyangwa abagore babeshya abagabo bangana iki muri iki gihugu? Kavuga ngo ya ibyo nibyo byica imibanire. Mwiyambura ibinyoma, mwiyambura uburyarya, mwiyambura uburiganya. Ubwo mwamenye Kristo mukaba muri we, mwiyambura ibyo byose. Haleluya. Noneho nta nubwo ngo twiyambura ibinyoma gusa, arababwira ngo mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, ko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha mu mukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso. Reka wenda
oya 31 ko haniho tuziga ejo 31 haravuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwe byose bibavemo, mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Haleluya. Amashyi nimushaka mujye muyakomerega nta kibazo. Murabona ararondora akabanza akatubwira abo turibo, yarangiza akavuga ati rero ubwo muri abo ngabo namwe mujye mugenda mutyo, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha, mugirirane neza nk'uko Imana yabagiriye neza. Aho ngaho rero amaze kubyuzuza neza nibwo yinjira mu gice cya 5 akavuga ngo noneho bagabo imibanire, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Namwe bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Inyuma muri 6 akavuga ngo kandi babyeyi imibanire myiza, mubane neza n'abana banyu ntimukabasharirire. Ndetse akabwira n'abakoresha n'abakozi, namwe mwambata mwe mwubahe bashobuja, ariko namwe bashobuja mubagirire neza. Haleluya. Hanyuma yangiza akavuga ngo ibyo ngibyo nibikora mukabitunganya, noneho mwambara intwaro z'Imana zose, mukubite Satani mumushyire hanze. Haleluya. Kuko ntagomba gutura mu bwami bw'Imana. Murwanye Satani, mukubite Satani abahungi. Iki rero ni ikintu gikomeye tugomba kumva. Ni naho ngiye kurangiriza. Kuko umurimo Yesu yakoze niwe yasigiye itorero. Ariko ikibazo dufite ntabwo dusa na Yesu. Ntabwo dusa na Yesu. Nanjye hari igihe njya nipima nkavuga nva Yesu sinsa nawe, ariko ndashaka gusa nawe. Hari indirimbo tujya turirimba iba mu gitabo ngira ngo ni 188 iba ngo ndashaka gusa nawe Yesu mucunguzi, ntawigeze kukumva uvugurakaye, ndashaka gusa nawe wafashaga abantu, mukiza mwiza umfashe se nawe by'ukuri. Iri ryagombye kuba isengesho ryacu, kuko mbere yuko tuba abantu bashobora gufatana n'abandi tugomba kubanza tugasa na Yesu. Nibyo Yesu yigishije, nibyo abigishwa bigishije. Ejo tuziga twabigeraho dute. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo, ari gihe buri abantu twize teoloji tugira ingorane. Abantu bibera mu cyaro iyo tugiye baravuga ati Paulo yandika urwandiko rw'Abaheburayo, twebwe rero twiga baratubwira ati urwandiko ntawuzi warwanditse, bamwe bakeka ko ari Paulo, abandi bakeka ko ari Apolo. Ariko muri iyi kuntu urwandiko rw'Abaheburayo rwanditse, hari igihe njya ntekereza ko ashobora kuba ari Paulo warwanditse, ko harimo amagambo menshi asa naye. Mu gice cya 12 cy'urwo rwandiko hari ahantu yanditse amagambo tuzigaho ejo, umurongo wa 15 niho nshoreje. Duhere kuri 14, 12-14, hanyuma ndasoza dusenge. Aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Haleluya. Mugire umwete, make an effort. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, including n'abantu bose. Ntabwo bavuze ngo ni abantu beza. Hari igihe muri Bibiliya twebwe dusoma nawe bavuga ngo nkaho bavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu beza amahoro. Ya ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose harimo n'ababandi wanga, harimo n'ababandi baguhemukira, harimo n'abandi bagoye. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana bwa bundi bwadukijije. Mwirinde. Aho ngaho rero niho bitunganye. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, ko biroroshye kubuvamo, biroroshye kurakara. Ariko Paulo akandikira Abefeso nk'uko twabibonye
ngo nimurakara izuba ntirikarenge mukirakaye, kuko iyo izuba rirenze mukirakaye hakurikiraho igikurikiye ngo kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima benshi bagahumana. Kuko iyo uryamye urakaye, iyo uryamye ubabaye, urara ucunda amaganya, ukarara ucunda umujinya, bukajya mu gitondo havuyemo umuzi wo gusharira. Kandi uwo muzi wo gusharira wamara kumera ukaguhagarika umutima, kandi wamara kuguhagarika umutima ukanduza benshi. Warumva umuntu ushaririye uvuga, uraza ukavuga ati ariko Bishop Masengo ugiye ndamukunda, burya ni umuntu w'Imana. Ati buriya nuko utamuzi neza. Ati Pastor Antoine ariko buriya ni umuntu w'Imana. Ati Antoine nuko mutabana. Kubera iki? Yarashaririye, kandi iyo yashaririye yanduza benshi. Ibi rero nibyo tuziga ejo. Reka ngarukiriza, ariko murabona aho Imana igenda ituganisha, ikavugira ngo mwirinde hatagira ugwa akava mu buntu bw'Imana. Mwirinde hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika umutima benshi bagahumana. Amen. Duse na Yesu, kuko ubwo nibwo butumwa Imana yahaye itorero. Isi yacu irasa nabi kubera ko ntabwo twakoze umurimo wacu neza. Twagombaga gutwara produce abantu basa na Yesu, noneho twasa na Yesu tukarushaho gukundana, twasa na Yesu tukarushaho kwegerana, twasa na Yesu intwaro zacu tukazicuramo amasuka, inkota zacu tukazicuramo imihoro, aho gucura intwaro za kirimbuzi. Buriya twe tugendera kuri principe y'Abaroma nkuko nababwiye, l'empire romain est encore en existence. Ubwami bw'Abaroma bwavuyeho, imitekerereze yabwo igumaho. Ngo niba ushaka amahoro ujye utegura intambara. Hari n'ibindi nababwira bijyanye n'imitekerereze Abaroma bari bafite, kandi ubona bikigenga isi. Ariko twebwe turi abana b'Imana. Imana itugirire neza. Tugomba gusa na Yesu, tukabana nk'uko Yesu adusaba kubana n'abandi. None mwene data wicayemo hano uyu munsi, wenda wumvise ubu butumwa wumva bugukora ku mutima, ko hari umuntu wakurakaje, hari umuntu wakwambuye, hari umuntu wakubeshyeye, hari umuntu waguhemukiye. Imana ikavuga ngo mugire umwete ukubana nabo bose amahoro n'uwo kwezwa. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe uyu mugoroba, ubwira umwami Yesu ngo mvura bizi Yesu, uyu muntu kumubabarira birangoye, ibi nzabibigishejwe. Uyu muntu kubabarira birangoye, uyu muntu kumwihanganira birangoye, ariko umpa ubuntu bwawe kugira ngo se nawe nsabire umugisha n'abanyanga, ngirire neza n'abampemukira. Dusenga Imana. Ariko niba urimo wumvise umwuka akora ku mutima wawe, bigaragarisha ikimenyetso, umanika ikiganza ubwira Imana ngo Mana, manitse ikiganza uyu munsi, ndashaka gusa nawe. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Wari ubizi neza ko abantu bazagerageza byinshi. Twashyizeho ingabo tubura amahoro, twashyizeho abapolisi biranga, dushyiraho abakora irondo biranga, dushyiraho abaganga bananirwa batuvura imibiri ariko bananirwa kutuvura imitima. Ariko urangije uravuga ngo reka nshinga umusaraba ku isi, abazabona umwana wanjye bakamwumva asabira abamugiriye nabi bazamwigane babona amahoro. Ndasengera abantu bose bari muri iri teraniro, ndetse n'abadukurikira bari kure cyane. Urabizi muri ino minsi Imana, abantu benshi imitima yabo yarashenjaguritse, iy'abagabo yarashenjaguritse, iy'abagore nuko, iy'abana nuko. Turahemukirana, turahemuka, isi irarwana, abantu barambura, abantu barabyigana. Ariko we waratubwiye ngo muri ibyo byose muse na Yesu. Ntabwo dusa nawe turabyemera, ariko uyu mugoroba ureke igicu cy'umwuka wawe wera gitwikira aba bantu bose, ureke aya magambo yinjire mu mitima yacu, tuyagendereho. Kandi mwami Yesu, buri munsi ugenda uhindura ubuzima bwacu, turushaho gusa nawe. Tumenye gukunda, twemere no gukundwa. Tumenye gukunda n'abadakunda, tumenye gukunda n'abadakunditse, tumenye gukunda n'abatadukunda, tumenye gukunda n'abatugirira nabi, tumenye gukunda n'abatwanga, kuko nibwo tuzasa nawe. Gendana natwe muri kino cyumweru, aho turimo gutekereza ku mibanire n'ubusabane bw'abantu bawe. Uduhe kuba abana bo mu bwami bw'Imana, uduhe kugenda nk'uko ushaka. Hasigaye izina ryawe ryubahwe aho tugenda hose, abandi batubone nk'abantu bawe koko. Cyubahiro kibi cyawe
ubwoko bwawe buhabwa umugisha mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo.